ngiye nzambyuka ninyuguza amazi mu kanwa tuba abakene tubure na korogate. ubuse koko mana yanjye ubuzima nzabamo ntabona musaza wanjye ubuse nzamenya yaragiye he koko wowe nyohereza amafaranga ubundi nkohereza icya gikorwa ubundi ni ikinya cyane nta bwenge kigira pe sibyo Se sister none munsi yagera ubuzima ndaburambiwe ngewe buriya. Ntabwo mbikunda njye ibyuma byo kubyuka umuntu yimena amaso maso. Ako nari mbyuka ni borosesa amazi ni gikoresha urutoki mu kanwa birandambiye. Surabona noneho yagiye none uyu munsi. Ibyo kwiga ngenda birambiwe none uyu munsi wallahi. Nk'ibintu bishye mbyuka mayitide. Ubu buzima nimba uva Imana nzashimira. Ndimo waramutse utagiye ku ishuri Ntabwo tubisanga se ngo njye. yego mana saa tatu Uvuye uvuye hariya haruguru mvuye gushaka ikiraka ndanakibuze tubisanga se ngo njye mugiye kufungira turi ibintu. saa tatu nose ntabwo wari uzi ko uri bwige igitondo Ibintu byo kwiga ngenda birambiwe. kwigura birambiwe Ngenda birambiwe ibintu byo kwiga mpora mbyuka mu gitondo ngo ngiye gushingiye ku ishuri nta kintu nkuramo. yego mana none ubwo nutegura abona bizagenda gute wa mwana Akareko njyewe ibintu byo kwiga ndabirambiwe. Ngomba nko kubyuka aha ngaha ubwo nkahita nigira nko guhiga ibindi. ubwo urumva wahiga iki umwana ungana nkawe mbese nzaba ntarize nawe wange kwiga riga mba nagiye gushaka ikiraga kugira ngo mbone uko nawe wajya kwiga none ngaho ndebera Hasi se watetse ngo njye ku ishuri ndi. ntabwo natetse icyo guteka cyari gihari nose ubu ntabwo wakihangana ko ushobora gushaka ikiraka nkakibona uraza urasanga natetse Ibintu byo kwihangana
ubugenzaza nza ngiye ku ishuri ngo ati nta biryo bihari ntahe ngo ntabihari. Rwose uba ubona nanga kubiguha koko. Ngiye ngenda birambiwe. Ngaho ndebera ni ukuri mana yanjye. Reka njye ku ishuri ubwo nyine ariko nsanga watetse. Urabizi nta kazi ngira sibyo? None mu gihe waburaye jya wihangana rwose nta kundi twabigenza. Reka njye ku ishuri ntari. Jya ku ishuri ubwo Ko nsanga watetse. none uyu munsi ndamugenza gutera ko mbone yari Yemwe. Karuri. Sandra bite? Ni byiza. Komera. Mukomere cyane. Meze neza? Yego. Urakomeye? Yego. Mwebwe se mumeze mute? Sha natwe tumeze neza. Yego ko marangi. None se ko mwabuze? Sha twarabuze ariko ni impamvu z'ubukene mba nagiye gushaka ibiraka. Ariko nyine uje mu masaha nimugoroba wambona reka nze nkuzanira agatebe. Nta kibazo. Mwana yanjye we. Aba hantu nabo ubuzima se babayeho batewe. Mana birakomeje kugora. Umva urihangana nta ntebe tugira. Dore intebe y'abashyitsi ngiyi. Ese ubuse ntivunikara? Sha none se ko nta yindi ubu se wakwicara hasi? Mvaje intebe se ubu koko mfite ubwoba ko se nitura hasi. Nta Akadobo cyuba kweri? tukicaraho rwose twabigenza gute nta ntebe tugira. Ubu koko mwabuze intebe ku buryo muzana abashyitsi mukabicaza ku kadobo? Sha ngize amahirwe najya mbona ibyo mpereza umwana ibyo kuvuga ngo intebe bizaba biza. Kuko mama shana ukuri rwose Imana ikwiye kubagirira neza ikabatera amateka mukagira ibintu nk'ibyo mfite pe. We ubigenza gute? Njyewe sinakubwiye se akazi si wabyanze? Mana yewe umva kari akazi ntabwo nagakora. Mwese uzakora iki muri uyu mujyi wa Kigali? Urazi kubaho biragoye umva ubuzima bwabo buragoye uzabaho gute? Umva nzajya mpinga nzajya mpesera abantu kuba turi imfubyi rero sha biragorana ariko ntabwo nakora akazi nk'ako ngako. Umva rero wowe urananiye pe kubera ko njye ndarya ndanywa ndambara neza ndakeye nta kibazo mfite muri make. Rero nawe uje wajya urya ukanywa ukamera neza. Inama yanjye warayanze n'akazi kanjye warakanze. Wari uzi n'ikintu kariya kazi ukora hanyuma yaho gatoya uzabona ingaruka zawe. Iyihe ngaruka se? Ko uzi igihe nkamaranyemo nta shani kinini pe nta ngaruka bigeze mbona. Ni kinini uko nagiye mumeze urabona ko nayongera nagiye ndi umwana narakuze nta kibazo nigeze nta mpinduka nabonyemo. Binshuka rero ntabwo nagakora kariya akazi wakora rwose n'umuntu wagushutse ngo ukajyemo. Nyuma yaho uzabona ko ari umwana mubi kuri wowe. Umva ndabona inama yanjye ikomeje kuyanga kagire nitahire kuko sha umva ubwo sinzi uzabona kandi sha ariko reka nkubwire ubu ngira inama pe ni byiza uri inshuti yanjye ubikora kugira ngo nanjye ngire ubuzima bwiza n'umuvandimwe wawe. Sawa bayi. Urumva ntacyo nkushinja pe ariko bibaye byiza kari akazi wakareka. Njye ntabwo nshobora kukareka pe ntabwo uzanjyana mu kandi kazi uzandangira se kandi kabona amafaranga karuta umva wapi uramuke basi. Sha reka nkubwire ntabwo merekeza se? Oya ntabwo nguherekeza reka ndebe uko nabigenza kugira ngo umwana nataha arye. Sawa urugendo rwiza. Sawa nta kibazo namwe musigara amahoro. Mana yanjye mbega inshuti. Umva nkupira mbonye nyine umuntu tutari duherukanye reka mbanze musuze ndaje nze nkubivugishe ndetse nkwamagana iminota itarenze 5 sibyo se? Sawa urakoze. Ni beza meze neza cyane. Umva ni ukuri twaraburanye. Twaraburanye twaherukanaga kera. Umva muri 2024 nibwo twaherukana cyane ariko turi kumwe tu. Oya nta kibazo. Komeze neza urakeye. Ariko nawe uyobewe kazi nkora. Urakeye umeze neza. Umva meze neza cyane. Kugenda kabisa. Nanjye nerekeje hano hirya ngiye kureba Angelo.
ngiye kumusura nawe ntabwo twari duherukana kera haciyemo igihe kinini cyane yego cyane kandi rwose ari umushiti wawe mperuka muri abasheri nanjye mba ndi kubona sinzi uriya mwana mba ndi kubona nawe sinzi none se umva sinzi niba bizava ugira inama se ukuntu uzamufatisha aho se mwana we umwenda wawe reka nkubwire ukuntu uzamufatisha Urebe sibyo umuntu. umva ariko uzagura akantu yambere Wowe cyane rero wanjye. Eh, umva ngiye umva si uvuze ngo narabyibushye eh, noneho nzabyibuha eh, umva ego wowe umuzi nawe umuzi nawe kubera ko yari ananiye umva eh, nyine kano kazi nkora urabyumva nawe ubwiye nyine ngo tukajyanemo mm, noneho arabyanga mm, kandi urumva nyine mujyanyemo hari ukuntu nanjye bampa amafaranga menshi cyane none wowe kugira ngo umugereho eh. uramunyuzaho nyine nanjye mujyane hariya ubundi noneho nawe mu bishuti Imana ko naba numva ngiye kumusheta gutyo kandi mukunda biragenda gute? None se urumva uramukunda kandi we ntagukunda none se Reka da, jya uvuga urakomeza. amakuru ndayafite ehe Sha wenda ntiwabiyoberwa kuko uri inshuti ndi ye inshuti ya byatari nawe Ariko urabizi sha, Mhm. ariko ntacyo Eh. ndabikora aha ubundi ndabikora ariko nawe urabyumva nyine Umva. akazabira ngo nguki we nzazana n'ikaziye okay umuntu Mm. atankunda sha nanjye reka muzane mwaho ngaho munzanire wowe gusa Okay. mujyane mu nzaguha n'amafaranga menshi do aba ameze Uvuga gutya urakomeje? ndakomeje Sha ni wowe Umva wanjye ngaho nibwo. gerayo Egera uzabubwira ubwo ni gahunda Ni gahunda mama umva mani ntuzamemukire Mami wanjye ndagukeneye ube hafi y'umukunzi mwiza unyobore mu nzira zawe ayiwe bana we so noneho no kubura igiceri cyo kujya kuvoma ni ikibazo mana yanjye koko noneho ndabigenza gute umwana ndamuha iki oh dani bite Mezite sheri meze neza abakora meze neza iminsi myinshi Mm, umeze neza meze neza ndabona uvuye kuvoma iyo mvuye kuvoma wari neza umeze neza ariko meze neza nta kibazo sha nari ngukumbuye yego bimwe bitavugwa Mm. abizi ko twaherukanaga kera ariko wanyangiye oya ntago nakwanze ahubwo mba ndi Uzize muri iki shuguri nk'ubu nose ubu nk'uyu uza kundeba mu rugo wari kumbona Sha, birumvikana biranagaragara ariko Mm. nawe byibura jya wenda ufatana umwanya niyo waba umwe wonyine byibura nanjye ukangeraho ukanansura hari icyo byagutwara sha ibyo ngibyo ntago byakunda oya Ntabwo byakunda. wanagerageza Ntabwo. sibona ntagukunda kweri sinzi wowe impamvu mbona uri gushaka kunyanga kandi ngiye ndagukunda by'ukuri sibyo Mm. gusa ko muri iyi minsi hari ibyo nanjye nari mpugiyemo bijyanye n'akazi ariko ejo n'ejo bundi nifuza kugushyira mu rugo nuko ibyo nkubwira ni uko iby'amago byo bubyihoreye ese nta gahunda ufite akareka nta gahunda afite ntabwo byakunda ibi ni ibiki se? bivuze ko uba uri kumbeza ntabwo nkubeshya ariko nanone ubwo ntiwaba wibeshye ya ntabwo nakihuta wenda gusa niyo byafata amezi nk'atanu nta mwaka ntawe umwaka ntabwo wageramo reka ugomba kungirira vuba reka nanjye kuba ndi ngaramakirambi niko bavuga nanjye biba bimbangamiye reka ngomba kugira nanjye ngatera ikirenge mu badukuriye sibyo tukagera aho tugera natwe ese njye mba ashaka kugira ngo mbanze ndere umwana ntabwo ibintu by'amago se yewe oya niyo wanamuzana ntacyo bitwaye sibyo wamuzana tukabana nawe ntacyo bitwaye umwana ni umugisha buriya umuntu nagukunda ntagukundira abana ntabwo yaba agukunda sibyo ngomba kugukunda nkagukundira n'uwo mwana sibyo ntabwo byahita bikunda hari ibyo nkirimo hari ibyo ushaka nkirimo wanyumva Mm. none se uri kubyangirira nta yindi mpamvu ni uko ndimo kurera umwana nta kindi niyo gusa Mm. none se ngusuye ryari basi shaka igihe uzabona ufite umwanya uzansure nta kibazo no muri weekend nibwo nkunda kuboneka nta kibazo nakugeraho okay sawa Okay. bayi urugendo sawa turi rwiza kumwe sawa Mm. sha za gahunda nasanze zitari gukunda nsanga ibyo wambwiye ni ukuri ubwo rero ikirenze kuri ibyo ahubwo uri hehe ngo uze dupange kuntu ya misiyo tuyikina sha nsanze ari ukuri tu ariko uriya mwana arampemukiye ariko nta kundi wowe ngwino dukine izo misiyo kandi nzi ko biragenda neza tu
Okay, sawa banguka mwana. Oya hihorere ubanguke weho gusa. Sawa. yewe mbega biciyemo yewe uriya mutipe nazamugurira akantu umva namugurira inzoga ataranywa mana yanjye umva namujyana ahantu atarahanagera ubu se koko mana ubu umva biciyemo pe ni ukuri namujyana ahantu ndabona amamagaye reka nze numva ikintu agiye kumbwira asanga ari byo wiyano bitesi umeze neza wakiriye none umva gahunda zaciyemo rero umva ngomba kukuzanira wa mubebi kuko nyine byarangije gucamo turaza kuza kuvugana noneho nyine tubitekerezeho nawe umbwire ukuntu bizagenda twumve nyine n'amafaranga wamo aba nawe basetse wowe menya ngo byacu njyewe ndi kukubeshya biriseriye ntabwo nkubeshya ni ukuri yego okay sawa